akenshi uzasanga rero inanasi umuntu adakunze kuyirya nk'igihe ashonje cyangwa se igihe nta kindi kintu ari buhite arya mu minota itari myinshi. Abenshi rero bazi neza rino banga ry'inanasi akunda kuyirya mbere y'uko n'inanasi iza ku by'ingenzi cyangwa se ku mbuto z'ingenzi ushobora kurya cyangwa se ushobora guha umubiri wawe mu gihe uri muri urwo rugendo rwo kugabanya cholesterol itari nziza mu maraso, kugira ngo wirinde ibindi bibazo bishobora kuzanwa no kuba cholesterol mbi iri ku rugero rwo hejuru mu maraso y'umuntu cyangwa se mu maraso ari mu mubiri. Muraho neza, ndabasuje mwese kandi ndabishimiye kandi nongeye kubaha ikaze hano kuri Frabani Official TV. Mbasuje mwese rero aho muri, amahoro y'Imana akomeze kuganza kandi akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero neshejwe no kubaha ikaze, mbashimira cyane mwe mwese mudukurikira, mbashimira mwebwe mwese mutuma ibiganiro byacu bigera kure, mugafata umwanya wanyu mugasangira n'inshuti zanyu cyangwa se mugasangiza inshuti zanyu ibi biganiro byo kuri Frabani Official TV. Imana ibaho umugisha. Intego yacu no kugira ngo ingo nyinshi ingo zinezerewe ziyongere, ingo nyinshi zibeho zinezerewe kandi zifite amahoro n'umunezero. Rero ni byinshi bishobora gutuma urugo cyangwa se abagize umuryango bishima kandi banezerwa, ariko twebwe abagize umuryango nitwe tubiharanira kandi tukabikorera. Hari ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba ushaka amahoro ngo uyashakishe, uyaharanire, uyakurikire kugeza igihe uyabonye. Rero abari mu rugo dukomeze duharanire amahoro, tuyakurikire kugeza igihe tuyabonye. Amahoro rero ni henshi twayashakira, ni mu nguni nyinshi z'urugo dushobora kuyashakira. Icyambere no kumenya Imana, icyambere no kumenya guhana agaciro nk'abari mu rugo tugakundana. Abari mu rugo baba bafite inshingano nyinshi zitandukanye, ariko uko tuba mu nshingano zacu tugerageze no kudatakaza urukundo, twe gutakaza ubumuntu. Birashoboka ko rero urugo rushobora kubaho rwishimye kandi runezerewe. Nimba ukirurimo rero ntarirarenga, umunezero w'urugo rwawe wakomeza ukawuharanira. Ni byinshi rero tuganira kugira ngo duharanire umunezero w'ingo zacu. Harimo byinshi bitandukanye bituma abo mu rugo bumvikana cyangwa se buzuzanya uko bateye mu buryo butandukanye, ariko bakuzuzanya kandi bagahana umwanya ndetse n'agaciro. Uyu munsi rero ntago turi mujye wenda mu buzima bw'amarangamutima cyane, turaguma nanone turi kuganira nanone ku bigendanye n'imbuto cyangwa se ibyo kurya dushobora guha umubiri wacu. Mu byiza dushobora guha umubiri harimo n'imbuto, mu byiza turya, mu byiza duhaha mu isoko, mu byiza dushobora gutegura ku meza tukabisangira nk'abagize umuryango harimo imbuto. Ndabashimira mwe mwese mwakurikiranye ibiganiro twagiranye ku mbuto cyangwa se ku byiza byo kurya imbuto mu rugo cyangwa se mu muryango. Uyu munsi nanone tugiye kuganira ku rubuto rwiza cyane rwitwa inanasi. Inanasi ni imwe mu mbuto zikunzwe kandi ziboneka henshi ku isoko hano mu gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no mu bihugu byinshi bitandukanye. Inanasi rero ni imwe mu mbuto zihariye, ziryoshye kandi zikunzwe mu bihugu byinshi bitandukanye. Rero na hano mu Rwanda inanasi zirahaboneka kandi zirahari. Ni urubuto utashakisha mu Rwanda ngo urubure. Zigira igihe zikaba zeze cyangwa se zikaba ari ku mwero wazo, zikagira igihe zikabura mu masoko cyangwa se zikaba ziri ku giciro cyo hejuru, ariko nanone yari ku mwero w'inanasi turazibona ku bwinshi. Ariko nanone burya umuntu ukunda inanasi cyangwa se urya imbuto runaka kuko yamaze kumenya agaciro ifitiye umubiri, hari igihe ikiguzi cyacyo ushaka kureba ikiguzi ukavuga uti kiri hejuru ariko ntabwo bikanganye nkurikije intungamubiri cyangwa se nkurikije ibyiza inanasi ifitiye umubiri wanjye cyangwa se umubiri w'abagize umuryango cyangwa se umubiri ibyiza ifitiye umubiri wabo turi busangire iyi nanasi. Inanasi rero ni imwe mu mbuto ziryoshye. Tugiye ku bushobozi, ni imwe mu mbuto zitubuka. Ushobora kugura inanasi imwe mukayisangira mwese ko muri mu rugo bitewe n'ikigero mushaka kuyiryaho. Inanasi rero ni imwe mu mbuto zikunzwe kandi zishobora gutubuka mu gihe biri ngombwa ko dukeneye kurya imbuto n'abo turi kumwe mu rugo cyangwa se n'abo turi kumwe
tubana mu muryango. Reka rero tuganireho gatoya ku byiza by'inanasi. Ese inanasi yaba ifite ibyiza mu mubiri? Ese inanasi yaba nayo ifite ibibi ishobora gutera umubiri wanjye cyangwa se umubiri wawe nuyirya? Reka tuganire turebe ku bushakashatsi abahanga bamwe na bamwe bakoze, turebe icyiza nanone inanasi ishobora kuzanira umubiri wacu. Inanasi rero ni imwe mu mbuto nanone zikungahaye kuri vitamine C, kandi twabonye ko vitamine C ifitiye umumaro umubiri wacu. Vitamine C umubiri wacu urayikeneye cyane ko mu mavitamine afasha umubiri kuzamura ubudahangarwa bwawo harimo na vitamine C. Rero iyi mbuto yitwa inanasi ikungahaye kuri vitamine C ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri no kurwanya indwara zimwe na zimwe. Kimwe n'izindi mbuto rero, inanasi ifite ibyiza ndetse ifite n'ibibi igihe yariwe mu buryo butanoze cyangwa se itateguwe neza mu buryo bufite isuku. Reka turebe rero ibyiza by'inanasi. Mu byiza by'inanasi harimo kongera ubudahangarwa bw'umubiri nk'uko nari maze kubibabwira. Uburyo yongera ubudahangarwa bw'umubiri ni uko yifitemo ya vitamine C, akaba ari isoko rero ikomeye yo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine C ni imwe mu mavitamine umubiri wacu ukeneye kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri burusheho kumera neza cyangwa se turusheho kubungabunga ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Ikindi cya kabiri cyiza cy'inanasi ifasha mu igogora. Buriya akenshi uzasanga nk'abantu bakunze kurya wenda ibiryo bitandukanye, ashobora kuvuga ati uyu munsi nubwo nariye ibiryo bimeze gutya ngomba cyangwa se ndumva nifuza kurenzaho inanasi, cyangwa se ushobora kuyirya nyuma yo kurya cyangwa se ukayirya mbere yo kurya amafunguro yawe asanzwe, bitewe n'uko abenshi bamenye rino banga ko inanasi ifasha igifu mu kugogora cyangwa se mu gutunganya ibyo igifu cyakiriye. Rero inanasi ifasha mu igogorwa ry'amafunguro cyangwa se mu igogora ry'ibiryo tuba twariye. Inanasi rero kubera ukuntu ikungahaye muri enzyme ya bromelain, niyo mpamvu ifasha igifu gutunganya ibyo igifu cyabashije kwakira bitewe n'izo enzyme ifite muri yo. Akenshi uzasanga rero inanasi umuntu adakunze kuyirya nk'igihe ashonje cyangwa se igihe nta kindi kintu ari buhite arya mu minota itari myinshi. Abenshi rero bazi neza rino banga ry'inanasi akunda kuyirya mbere y'iminota 30 mbere ko afata amafunguro asanzwe cyangwa ibyo kurya bisanzwe, cyangwa se akayirya nyuma y'iminota 30 mu gihe amaze kurya ya mafunguro asanzwe cyangwa se ibyo byo kurya byo mu nkono bisanzwe agiye kurya ku isahani. Bifasha rero mu igogora ry'ibiryo no gukoresha neza iyo misemburo twabonye, bituma igogora ry'ibiryo riba ryiza, bityo umuntu akirinda ibibazo by'ubuzima byo mu gifu. Mu gufata neza igifu cyawe mu mbuto ukwiriye kugiha n'inanasi. Ikindi, inanasi ifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara umutima. Bimwe mu binyabutabire by'inanasi nka flavonoide n'ibindi biha ubushobozi umubiri kugabanya ibibazo by'umutima, by'umwihariko mu kugabanya cholesterol mbi mu maraso, bigafasha rero gukumira indwara z'umutima n'izindi. Akenshi iyo ugiye kwa muganga nk'abantu bakunze kugira ibibazo by'umutima, akenshi iyo bamupimye mu bipimo bapima by'amaraso, akenshi abantu bafite ibibazo by'imitima usanga biba byatewe n'uko bafite cholesterol mbi cyangwa se cholesterol itari nziza mu maraso. Rero bitewe n'intungamubiri cyangwa se ibinyabutabire inanasi ifite muri yo, ifasha umubiri w'umuntu kugabanya ya cholesterol mbi mu maraso. Bityo iyo wabashije kugabanya cholesterol mbi mu maraso, bibasha no kugufasha kugabanya ibyago byo kuba warwara indwara z'umutima. Rero mu kurya inanasi ni byiza, nubwo ifasha mu igogora ry'ibiryo, ariko buriya inanasi ifasha no gusukura amaraso, ikuramo cholesterol mbi cyangwa se cholesterol ishobora kuguteza ibibazo mu mubiri.
mubiri. Urumva rero ni byiza uko buriya turya cyangwa se uko duhereza igifu cyacu, umubiri uko Imana yawuremye ufite uburyo ukoresha ibyo twawuhaye, igakuramo ibibi ikabijugunya, hanyuma ibyiza umubiri ukabasha kubikoresha. Buriya Imana mu buhanga bwayo buhambaye yaremanye umuntu, ibyo duhaye umubiri burya ubasha kubikoresha. Umubiri rero uhaye ibyiza iwukoresha ibyiza, ariko uhaye ibitari byiza nyine iwukoresha ibitari byiza. Rero ni kenshi ko duha imibiri yacu ibyiza imibiri yacu ikeneye kandi ikeneye gukoresha. Ushobora kujya kwa muganga akakubwira ati turapimye mu maraso dusanga wenda ufite cholesterol mbi nyinshi cyangwa iri ku rugero rwo hejuru. Akenshi wenda muganga ashaka kwandikira umuti, ariko no mu miti yaguha wowe ushaka gufata regime. Nabwo hari n'igihe muganga abikubwira akakubwira ati mu mbuto urya wibande ku nanasi kugira ngo urebe ko iyi cholesterol ushaka kuyigabanya iri mu maraso. Hari igihe mu maraso kwa muganga bagupima bakakubwira bati mu maraso ibipimo ibi n'ibi biri hejuru cyangwa se biri hasi. Rero muri regime muganga ashaka kwandikira cyangwa se mu bujyanama bundi muganga yaguha kugira ngo ugabanye cholesterol mbi iri mu mubiri, n'inanasi izamo. N'inanasi iza ku by'ingenzi cyangwa se ku mbuto z'ingenzi ushobora kurya cyangwa ushaka guha umubiri wawe mu gihe uri muri urwo rugendo rwo kugabanya cholesterol itari nziza mu maraso, kugira ngo wirinde ibindi bibazo bishobora kuzanwa no kuba cholesterol mbi iri ku rugero rwo hejuru mu maraso y'umuntu cyangwa se mu maraso ari mu mubiri. Ikindi cyiza cy'inanasi, inanasi ifasha umubiri mu kugabanya ibinure bitari ngombwa cyangwa se kugabanya ibiro. Ku bantu benshi bari mu rugendo cyangwa se batangiye urwo rugendo rwo kugabanya ibiro, usanga mu nanasi yibandaho, nako mu mbuto yibanda no ku nanasi, bitewe n'uko inanasi nayo ubwayo yifitemo ubwo bushobozi bwo kuba yagufasha kugabanya ibiro cyangwa se ibinure bitari byiza mu mubiri. Inanasi rero ifite isukari nkeya nubwo iryohereye mu kanwa, ariko inanasi ni mu mbuto, iri mu mbuto zigira isukari nkeya kandi ikaba ikungahaye ku mazi, bityo ikaba ikwiriye ku bantu bashaka kugabanya ibiro. Ibaha umusaruro mwiza. Nubwo inanasi irimo isukari, ariko irimo isukari ku kigero cyo hasi. Ikindi, inanasi ni imwe mu mbuto zikungahaye ku mazi. Ariya mazi y'inanasi cyangwa se uriya mutobe w'inanasi ni mwiza ku mubiri w'umuntu. Rero ku bantu bari mu rugendo cyangwa se bari mu gutera intambwe yo kugabanya ibiro, ku bantu bafite ibiro wenda by'ikirenga cyangwa se ibiro byinshi, ushaka kugera ku biro runaka, ni byiza kwifashisha inanasi. Ikindi kandi, ushobora no kuba udashaka kugabanya ibiro, ahubwo ushaka wenda kuguma aho ushaka kuvuga ngewe ibiro byanjye biranyuze, numva nshaka kuguma kuri ibi biro nimba mbifite. Mu bintu ushaka gukoresha cyangwa se mu mbuto ushobora kurya zikagufasha ku biro byawe bitakwiyongera, harimo n'inanasi. Ikindi cyiza inanasi ikora, yongera ubwiza bw'uruhu. Inanasi ifite muri yo ibyiza byinshi, ariko mu byiza byinshi ifite harimo na vitamine C. Vitamine C rero yo mu nanasi ifasha kongera ubwiza bw'uruhu no kugabanya ibimenyetso by'ubusaza nk'utwenge cyangwa amavuta n'ibindi. Nk'abantu bakunze kugira uruhu rugira amavuta menshi, ubwoko bw'uruhu bw'abantu batandukanye, ariko abantu bafite nk'uruhu rw'amavuta bagirwa inama yo kurya inanasi kenshi. Ikindi, ku bantu bashaka kugira uruhu rwiza cyangwa se nk'abantu batangiye kugera muri ya myaka yo hejuru, njya mbabwira ya myaka yo hejuru za 40 kuzamura, abantu bageze muri iyo myaka usanga iyo umubiri we awuha ibintu bitari byiza, cyangwa se iyo umubiri we atawuha intungamubiri zihagije, usanga nk'ibimenyetso byo gusaza bigutanze imbere, ugasanga nk'iminkanyari yagutanze imbere, ugasanga hari ukuntu uruhu rwawe uruhu rutanoze cyangwa rudakeye. Rero ku muntu ushaka kubungabunga ubuzima bw'uruhu, akunze kurya inanasi. Ubwo rero abantu turi muri ya myaka isa nk'itangiye kwegera hejuru, kugira ngo uruhu rwacu tururinde kugaragaza ibimenyetso byo gusaza, twifashisha inanasi. Rero nk'abantu bari muri ya myaka nyine dutangiye kwita ku byo turya, ni byiza mu mbuto turya cyangwa se mu mbuto twibande ku nanasi, kuko inanasi ikerereza ibimenyetso by'ubusaza. Inanasi ituma utagira iminkanyari vuba cyangwa se byihuse. Mu kurwanya rero iminkanyari cyangwa se ibindi bimenyetso by'ubusaza bishobora kugaragara ku mubiri, ni byiza kurya inanasi, kuko inanasi ifasha umubiri wacu gukora korajene, ikaba ingenzi mu kubungabunga uruhu. Rero ni byiza mu kongera korajene y'umubiri wawe cyangwa se y'uruhu rwawe nako gukoresha
imbuto twita inanasi. Mu byiza rero by'inanasi ku bantu bageze mu myaka yo hejuru kugira ngo uruhu rwawe rudasaza imburagihe, ni byiza kurya inanasi kandi ukayirya ku rugero rukwiriye cyangwa se ku rugero rwiza, kuko nanone inanasi uyiriye ku rugero rubi cyangwa se ukayirya ku rugero rwo hejuru, hari igihe ishobora kuguteza wenda ibindi bibazo ku mubiri, nabyo tuzabiganiraho ubutaha. Ariko ubwo ku bantu bageze muri iyo myaka badashaka ko uruhu rwabo rugaragaza imyaka cyangwa se ko uruhu rwabo rusaza imburagihe, ni byiza gukoresha inanasi. Rero inanasi ishobora nanone gukoreshwa nabi bigatuma igira ingaruka ku mubiri. Hari ukuntu inanasi wenda iyo uriye inanasi nyinshi ushobora gutera ubushyuhe mu mubiri, ubushyuhe wenda butandukanye n'ubwo wakura ku zuba cyangwa se ku muriro. Ariko buriya ku bantu bakunze kurya inanasi, hari igihe umuntu arya inanasi akayirya gake wenda akayirya ku rugero rwo hejuru, bigatuma wagira umubiri mo imbere wagiramo ubushyuhe ku buryo sinabisobanura gute, ku buryo inanasi ishobora gutera nko kugira inyota cyangwa se umwuma, ukumva wariye inanasi ariko uko wariye ku kigero cyo hejuru bikaba byagutera umwuma. Ni byiza rero nimba ugiye kurya inanasi cyangwa gufata imbuto zirimo inanasi, uyirye ku rugero rukwiriye kugira ngo idatuma ubushyuhe buba bwinshi mu mubiri wawe ukagira icyo twita umwuma cyangwa se inyota ikabije. Ntabwo ari byiza rero kurya imbuto ngo uhite urenzaho amazi menshi. Ni byiza kurya inanasi mu rugero kugira ngo mu masaha aza kuza nyuma yo kuyirya cyangwa se nyuma yo kuyifata utaza kugira umwuma utewe n'uko mu mubiri mo imbere hajemo ubushyuhe bw'ikirenga cyangwa se ubushyuhe butari ngombwa, kwa kundi umuntu agira inyota ukumva ikabije, ukumva noneho yageze ku rwego yabaye umwuma itakiri inyota isanzwe. Ibyo nabyo rero ugomba kubigenzura mu gufata inanasi, ukayifata ku rugero rukwiriye. Nubwo ifite ibyiza byinshi ariko tugomba nanone kuyirya mu rugero rwiza. Ikindi, inanasi ifite ubushobozi bwo gutera ububabare mu gifu cyangwa gutera ibindi bibazo byo mu nda, nk'imyakura y'amaraso, bigatuma itabasha kuguma ku murongo ukwiriye. Ni byiza nimba uri gukoresha inanasi uyikoreshe mu rugero rukwiriye. Nigeze kubaha urugero mu kanya ko nk'umuntu ushonje cyangwa se udateganya kugira ikindi kintu ashyira mu nda, kwa kundi uba uri nko ku rugendo ukumva wenda ushonje ukaba wabona inanasi, ariko ukavuga uti nubwo ndi muri uru rugendo wenda nshaka kubona inanasi ariko nkaza kubona andi mafunguro bitinze. Aha ngaha ishobora guteza ikibazo mu gifu igihe uyishyize mu gifu ari yonyine, ukaba wamara amasaha 2 cyangwa 3 ari inanasi washyize mu nda gusa. Ntabwo ari byiza, ishobora gutera ikibazo cyo mu gifu cyangwa se uburibwe bwo mu nda. Mujya mubyumva kenshi, hari nk'umuntu arya inanasi akavuga ati mu nda hari kundya bitewe n'uko nariye inanasi nyinshi, wenda nayiriye nta kindi kintu kiri mu nda, nariye inanasi wenda nayiriye wenda saa 11 cyangwa saa 12 kuva mu gitondo nta kindi kintu cyari kiri mu nda. Aho ngaho ishobora kugutera ibibazo bitewe n'uko hari abantu bagira mu nda horoshye, bishobora gutuma rero ugira ikibazo. Umuntu ufite mu nda horoshye rero arimenya, ntushyire inanasi yonyine mu nda, ahubwo ugashyira mu nda mu gihe uteganya no kugira ikindi kintu ushyira mu nda. Ni byiza rero kugira ngo inanasi hamwe n'izindi mbuto zigirire akamaro ubuzima cyangwa se umubiri wawe, ni byiza kuyirya mu rugero. Ni byiza kuyirya mu rugero rukwiriye. Ushaka kuvuga uti wenda uyu munsi sinarya inanasi, nshaka kuyirya ejo bitewe n'uko uyu munsi ndumva ameze uku n'uku. Ni byiza ko umuntu yiyumva. Buriya abantu bamaze kugera muri ya myaka yo hejuru nababwiye, hari ukuntu wumva ikintu umubiri wawe ukeneye. Ni byiza rero no kumvira umubiri, kuko burya umubiri uravuga. Hari igihe umubiri kubwira nk'ikintu ariko wenda ntukiteho. Ariko ndabizi neza ko abantu bageze muri ya myaka nababwiye hejuru, hari ukuntu wumvira umubiri, hari ukuntu umubiri ukuganiriza burya ukavuga uti umubiri wanjye ukeneye isukari cyangwa ntabwo uyikeneye, umubiri wanjye ukeneye siporo, umubiri wanjye urananiwe, umubiri wanjye umeze uku. Hari ukuntu burya umubiri ujya utuvugisha, ahubwo tujye dutega amatwi neza twumve ibimenyetso umubiri wacu uri kuduha. Rero ndumva nasoreza aha ngaha. Uyu munsi twari tuganiriye kuri bikeya dushobora kubona cyangwa se dushaka kumenya ku rubuto rwitwa inanasi. Wenda nawe hari ibindi bintu uzi ku inanasi, ushobora kuba warakoze ubushakashatsi ku giti cyawe, ushobora kuba nawe wenda iyo uriye inanasi hari ukuntu umubiri wawe uba wumva umeze, ushobora kuba nawe inanasi uyikunda, ushobora kuba wenda uyirya ariko wenda ariko bayiguhatiye utanayikunda, ukayirya uko uyibonye utazi impamvu. Nawe uratwandikira utuganirire ku bindi byiza cyangwa se ibibi waba uzi ku nanasi. Ubwo rero ku bantu bari mu rugendo rwo kugabanya ibiro, mu mbuto mukwiriye kwibandaho harimo n'inanasi.
abantu batangiye kugera mu myaka yo hejuru bashaka ko uruhu rwabo rukomeza kumera neza, abantu bari mu myaka yo kurwanya iminkanyari, nababwira iki? Inanasi ntikajya ibura ku isahane. Uko ugiye mu isoko, uko ubonye ubushobozi, ushobora kuyihaha mu mbuto uri buhahe, cyangwa se ushobora kuba wifitiye umurima, ushobora kuba ufite akarima k'igikoni, cyangwa ufite ahantu uhinga hari hakurya cyangwa hari hino simbizi, ukavuga uti mu mbuto ngiye kuzajya mpinga noneho nshaka kuzajya mpinga n'inanasi kuko nabonye ko zifite umumaro kandi munini ku mubiri w'umuntu. Ubwo rero abari mu rugendo rwo kugabanya ibiro, nitugaruka kuri iyo ngingo yo kugabanya ibiro, muzanyibutse tuvuge nanone ku nanasi, kuko inanasi ni nziza mu mbuto zishobora gufasha umuntu ushaka kugabanya ibiro kugabanya ibiro. Ikindi kandi inanasi kubera nayo ifitemo vitamine C mu biyigize, ni nziza haba ku bantu batoya cyangwa se abakuru, kubera yuko idufasha mu kubungabunga ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Ndabashimiye rero, murakoze. Nawe utuganire utubwire ikindi kintu waba uzi cyangwa ubundi bumenyi waba ufite ku nanasi, dukomeze dusangire ubuzima kandi twubake umuryango mwiza, twubake umubiri mwiza, turusheho kuryoherwa no kubaho, kuko Imana yaduhaye ubuzima, yaduhaye n'ibindi twifashisha mu buzima kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kuba bwiza. Tuyinezeze natwe tunezerwe ubwacu. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Mukomeze kutuba hafi, mutwandikire, mutubwire n'ibindi mwifuza ko twazaganira. Hari ibyo tubategurira, ariko hari n'ibyo namwe mutubwira mwifuza ko tuganiraho, bityo tukagenda dufashanya mu kungurana ubumenyi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabashimiye rero, mugire amahoro y'Imana, ndabakunda cyane.